nagira ngo Marianne ukomeze utubwire ubwo muvuye mu Rwanda abana bakuru barasigaye n'umugabo byakurikiyeho byagenze gute? Ubwo mu kwezi kwa munani kujya gushira nibwo wa munyamakuru aho yari ari mu nama mu Burayi niwe wohereje fax mu biro byiwe muri Kenya abwira umukozi we ko amenyesha ko yamenye ko wangize conseiller muri ambassade i Washington. Noneho umukozi we wo mu biro niwe waje kuza kunsanga aho ngaho iwe mu rugo ambwira anzaniye fax mbega. Iyo fax nayo ndayifite. Nuko noneho ubwo rero nibwo namushubije mubwira yuko nkeneye kuzasubira mu Rwanda nkamenya niba ibyo bintu ari ukuri cyangwa se niba atari ukuri, kugira ngo umenye niba ngomba kwitegura. Numvaga ndi ready yo kujya mu kazi mu mahanga ariko atari kujya mu kazi mu Rwanda. Ubwo rero yarambwiye ati hari frete yo muri Loni iva aho ngaho muri Kenya ikajya mu Rwanda. Icyo gihe ambwira aho nyura banyuriza icyo kidege. Ni ikidege kitagira intebe cyo gutwara imizigo cyaraho ariko abantu baragenda bakicara. Nuko nicyo rero nagiyemo. Uwo munyamakuru amaze kumenyesha iyo nkuru nuko njya nsubira mu Rwanda njyenyine njya kubaza kuri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga niba ibyo ngibyo ari ukuri. Nsanga ari ukuri. Nibwo rero ntangiye kwandikisha passport no gusaba amatike mbega byose byangombwa kugira ngo umuryango wanjye wose uzagende. Yego haracyari muri 94 mu kwezi kwa munani rwose gushira niho namenye ko ubwo nibwo nagarutse. So mu kwezi kwa 9 kose kwa 10 eske mu kwa munani cyangwa ni mu kwa 9 ntabwo nibuka neza ariko nshobora kuzareshakisha iyo fax nkamenya neza hari ryari. Nshobora ko ari mu kwa 9 ko mu kwa munani nari ngiri mu Rwanda n'abana. Nuko ubwo noneho mu kwezi kwa 10 rero nibwo nari ndi mu Rwanda ndi mu gushakisha ibyangombwa byo kujya kwitegura kuza muri Amerika. Icyo gihe nkajya wari uri n'ahangaha ntabwo yari ambasaderi, yari atashe, yari chargé d'affaires nako niko bamwitaga, yari Mutaboba Joseph. Nkajya muhamagara buri munsi mubaza igihe uko bimeze, niki umuntu yakwitegura kuzana, nuko se baba baradushakiye aho tuzaba. Nuko kugeza aho rero batuhaye amatike, baduha n'amapassport diplomatique. Hanyuma twageze inaha mu by'ukuri mu kwezi kwa 3 kuri 24 z'ukwezi z'umwaka ukurikiyeho muri 95. Ubwo Joseph Mutaboba niwe watwakiriye. Twasanze yaradukodeshereje inzu apartment hariya muri Washington DC. Igitondo aza kuntwara anjyana ku kazi kunyereka ibiro. Nuko turakorana bisanzwe. Wenda se imishahara ikaza itinze cyangwa se ntize, ariko bikagaragara ko ari ikibazo ubutegetsi butangiye bushyashya bufite. Ntabwo nari nakabonye ko hari ikintu cyo kumburizamo cyangwa kugira gute. Uwo mwaka rero wa 95 urarangira dukorana na ambasaderi na chargé d'affaires Joseph Mutaboba. Ubwo nyine nge nari nshinzwe iby'umuco, nari nshinzwe ibya ekonomi. Nagendaga inaha muri Amerika hose, nagiraga za nuse zo kujya guhura n'ama organisation ashaka kujya gufasha u Rwanda, kujya muri reconstruction, kujya muri development byose. Ko ntabwo byari bingoye. Izo nama ntabwo Mutaboba yigeze ambuza kuzijyamo, nagendaga nzijyamo ngahura n'abantu tukavugana. Mu by'ukuri
nk'umuntu warebye ubwicanyi nkareba ukuntu basenye igihugu nari mpari inyuma mbere yo kuza numva ahantu hose nagendaga kuko nagendaga nemeza kandi koko ni ukuri n'ibyo nabonye ububi bw'interahamwe bwo gusenya no kwica ko ntari nabihagarikiyeho nibyo nakoreshaga ndi muri ambassade ndi kwerekana yuko dukeneye inkunga z'abanyamahanga mu mpande zose ntabwo ari izo kubaka gusa n'izo gusana imitima ko hari abantu bakomeretse abarokotse bose bafite ibikomere bigiye binyuranye ubwo tukora gutyo urumva ko nari mfite uruhande rumwe kwerekana ubwicanyi bw'interahamwe icyo gihe ngikorana na Joseph Mutabo umwaka rero ukurikiyeho wa 1996 niho uwitwa Theogene Rudasingwa yaje kuba ambasaderi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aza afite imigambi ye tudasobanukiwe cyane twakoranye neza mu by'ukuri akiza ntabwo nahisha yuko nkiri mu Rwanda nari narasabye Ministeri wa Affaires étrangères ko nigeze kumva ko hari ibintu bya rent yo kurentinga inzu ukazanayigira ikazaba iyawe umaze kugira umubare w'amafaranga runaka rent to own desha ukazageraho inzu ikaba iyawe yego nari narakivuganye na Ministre wa Affaires étrangères icyo gihe ndavuga ndetse nyewe kubera yuko abana banjye bize mu Rwanda biga muri Congo biga muri Zaire izo ari inkurikizi biga no muri Kenya biga muri Congo biga no muri Kenya bava muri Kenya none tugiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkavuga nti bari bafite imyaka ingahe abantu ubwo icyo gihe umukuru yari afite 16 umukurikira yari afite 14 umukurikira yari afite 12 umuto yari afite imyaka 8 okay rero nibwo nabwiye Ministre wa Affaires étrangères ko bazamfasha noneho iyo nzu bankodeshereje amafaranga azasigara ngiye nkazakomeza kujya nyishyura ariko abana sinongere kugenda mbabunga nako Leta ifite uburenganzira bwo kuntwara aho ishaka hose kujya gukora ariko numvaga ko noneho aho igihe kigeze maze kubona ibyo byose nifuzaga ko banyorohereza abana bakiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakazarangiza yari yabinyemereye nari mfite n'agapapuro yanyemereye ko iyo option bazayireba ubwo agapapuro nakeretse ambasaderi Theogene Rudasingwa nibyo nkubwira ko akiza rwose twakoranye neza ndakamwereka mubwira yuko nkeneye kwimuka aho ngaho bakamfasha gushaka inzu ahantu amafaranga turi kwishyura yazajya ajya ku nzu noneho nakwimuka ngiye ahandi ngiye nkakomeza kuyishyura aho ngaho yarabimfashijemo ayo procedure zose bansabaga z'umukoresha signature n'ibiki byarakunze twari turi gukorana neza kuri jewe narabyishimiye nawe ndabimushimira ubwo rero byahindutse tugeze gihe kimwe hari nko mu kwezi kwa gatanu muri 1996 ubwo twagiye twese nk'uko twajyaga tugenda mu manama tugenda mu nama yo muri departement ya leta ya hano ari ambasaderi ari Joseph Mutaboba nanjye nkeka yuko sinibuka undi mukozi twajyanye wo mu biro tujya mu nama hamwe na secrétaire wa leta zunze ubumwe na n'uwari ushinzwe akarere ka Rwanda na k'ibiyaga hari n'undi wari ushinzwe u Rwanda nyakuri aho ngaho abo nibo twari dufitanye inama muri departement ya leta iyo nama rero yari iyo kureba buryo ki bagomba gutahura
impunzi z'abanyarwanda zari ziri ku mupaka wa Kongo n'u Rwanda, ariko muri Kongo. Rero byari byamaze kugaragara yuko ibyo kubacyura ku neza, ku bushake byari byabananiye, bakaba bafite kureba buryo ki babacyura ku ngufu. Niyo nama twari dufite aho ngaho. Rero twari twafashe icyemezo cyaganishaga yuko abatazashaka gutaha ku neza nuko bishinja ubwicanyi bwa jenoside, itsembatsemba, bakaba bumva bafite ubwoba ko nibagera mu gihugu bazabashinja icyo cyaha. So abo ngabo rero basanga gutaha bari bose bakayakira muri uwo mufuka, hanyuma bakwanga, noneho bakabona uburenganzira bwo kugira ngo bajye kubirukana, babasenyereho inkambi, abakura aho ngaho abegezeyo kure y'igihugu ko bateza umutekano mubi mukeya mu Rwanda. Aho rero niho nayo uvuze yewe igitekerezo cyane nk'umukonseye, ndavuga nti ntabwo abantu bose bahunze bari mu nkambi za Kongo bafite uruhare mu kwicana. Interahamwe zicaga abantu ntabwo zingana n'umukumbi w'abaturage bagiye babakurikira bahunga imirwano. Batese ubwo barampagarika gatoya, ushobora kuvangura interahamwe n'abatari interahamwe? Nk'uko nari nabibonye mu Rwanda, nibyo koko abicaga bari umukumbi wari uzwi, ntabwo buri muntu wese yagendaga yica. Hari abantu bari barabitojwe mu mashyaka, yari agroupe, ntabwo bose ko ubwicanyi bwagiye buba njye nari narabukurikiye bwose narabonye. Babwira rwose na cizamanga, hari interahamwe zica, hari n'abaturage babakurikiye kubera imirwano. Mbaha n'urugero rw'abaturage bandi bavuye ibyumba baza i Kigali, bataye amazu yabo kubera imirwano yahakorerwaga. Mbega ndashamaduka cyane, ngira ngo bari kunyumva, simenye ko ndi kubicira inama. Nababwira nti ikindi kuza kubabwira ngo baraza, nk'abo bantu nta ngamba twari twagafata nk'abanyagihugu zo kugira ngo dushireho za infrastructure zo kwakira izo mpunzi, cyangwa se aho impunzi za kera zizajya, kuko nkuko nabihagazeho impunzi zose zaraje, haje n'abandi bakajya babohoza ayo mazu yabo bagiye basigina. Ikimenyimenyi nanjye natuye mu mazu y'abantu baza bariho. Ubwo se ko nta ngamba igihugu twafashe zo kugira ngo dutuze abo bazaba bari kuza, cyangwa se kugira ngo dutuze tuvane mwabo ngabo tubashyira hane, ntimurumva abo bantu. Ariko nagira ngo nkubaze, ibyo bintu byo kubohoza, iyo nzu yabaga iboshywe nande kugira ngo bayibohoze? Ko ngewe ndumva bimeze nk'ubujura, kugenda umuntu akajya kwiparika mu nzu atubatse, ataguze, wenda yego abantu baratashye, ariko uko kubohoza babaga babohoza ni ibiki mbese? Igituma tubyita kubohoza, ngewe muri icyo gihe kuko nari kumwe n'abandi ko tugiye kubohoza. Kubohoza ni ukuvuga yuko nyine ibyo bintu ntibigira nyirabyo, kandi nawe ntabwo ari ibyawe. Ibintu rero bitagira nyirabyo urabibohoza. Muri make mbese nuko niyo spirit twari dufite icyo gihe. Hari ibintu bitagira nyirabyo kandi ndashonje. Hari inzu idatuwe kandi nkeneye inzu. Icyo nta kindi gitekerezo hari dufite muri icyo gihe, nanjye nishyiramo iyo state nayigiyemo. Noneho komeza, ubwo ubabwiye ko kuvangura ko batagomba gutera impunzi zose ngo bazice, kubera ko impunzi umuntu wese wahunze atari umwicanyi.
niko nibyo kosa nakoreye igihugu navuze ko iyo ni kosa mbese kuvuga ko abaturage bose abantu bose bari mu nkambi atari interahamwe zicana. urebye ni nk'uko wavuga ubu ngubu urebye nk'ibintu mbese nka bimwe interahamwe zakoraga ngo umututsi wese ni inkotanyi ni nk'ibyo ngibyo naho niko bafataga inkambi yose regardless abari mu nta nubwo gihe narimbaza. Ubwo rero ngewe rwose narashamadu turumva nk'umuntu wize wabonye ikibazo akagira analize kandi ibyo nari nshinzwe cyamaduka rwose cyane nshaka kumvisha abanyamerika numvisha n'aba ngaba Rudasingwa kuko ni abantu batigeze bajya mu mirimo y'ubuyobozi bwo kuyobora abaturage no gufasha abaturage gukemura ibibazo byabo. Ni nayo mpamvu bagiye batwakira mu mirimo kugira ngo tubereke uko ikorwa noneho bamara kubyiga bakabigira. So numvaga nishimiye mu by'ukuri ko numvaga ndi kubaka igihugu. Ubwo rero mperekana ibimenyetso by'ukuntu abo bantu bafite ishingiro ryo kutinya gutaha. Hari inkuru zigenda zigaragara kandi n'ibyo nge nabihagazeho uko amazu yabo yabohojwe so barataha bagehe. Hari inkuru zigenda zivuga yuko abantu bari kwicwa narabibonye nabivugiye aho nabibonye ntabwo babeshye. Ubwo rero ibyo bintu byose biragaragara ko nta kintu leta yakoze naho bababwira ngo turabakuranga tubajyana haba nanjye ndahari ntahakozwe. N'impunzi zatashye nta hantu igihugu cyavuze kitireka dukemura ibibazo by'amahane hakiri kare tuberekeze muri aka gace tugende tubatuza gahoro gahoro. Izo ngamba ntabwo turazifata. So abatashaka gutaha bose rero ntabwo ari uko arabicanyi ahubwo nuko bafite ubwoba bw'uko ntaho bafite bajya kandi ko amahoro atari yagaruka mu gihugu. Ubwo bose baba bakambije impanga cyarimo. Theogene Rudasingwa arambwira ati ngira ngo arimo arase ati tukohereze muri Kongo ugiye kuvangura interahamwe n'abatari interahamwe rwose. Inama birarangiye period nta kindi nta warengejeho bati okay inama irarangije tugiye kohereza Marianne kujya muri Kongo. Ubwo rero Marianne nagira ngo utubwire ukuntu ako kazi nyine wakabonye. Felicitation ko kujya kuvangura abaturage basanzwe n'interahamwe. Murakoze kujimira nuko mu by'ukuri nyine urumva akabigaseko nka keza kutwarahagurutse ntawe uvugisha undi tujya mu biro nuko dukora inama idasanzwe iyo kugira ngo nerekane uruhande rwo gukora ibyo nari nshinzwe bya culture na economy guhamagariza abantu kuza gufasha kubaka u Rwanda no gusana igihugu. Ni ngewe wasinyanaga na Theogene Rudasingwa ku masheki carnet de chèque. Ubwo nyine yambazaga kugira ngo muri iyo nama nagombaga kuza nkerekana budget uko twari twarayiteguye ibimaze gukorwa n'ibisigaye gukorwa. Nuko urumva ko twakoranaga neza nge nta kibazo nari mfite uretse iyo nama nyine yaje kuba kidobya. Rero tujya mu nama nerekana byakozwe ibyo twari twarafashemo ingamba budget twari twarakoze nerekana ibyamaze kugurwa. Icyo gihe twari turi mu byo kumushakira ko atura mu by'ukuri no kujya kugura za furniture zo kujya mu nzu ye. Mu by'ukuri ni aho ngaho yagira ngo arebe aho bigeze. Ari naho nanjye ubwo urumva ko nari narabonye inzu
yaramaze kunsinyira impapuro zose zaranyuzemo, twarebaga n'uburyo n'ikisigaye gukorwa kugira ngo ari we abone aho hacumbika hagaragara nyine h'icyubahiro cya ambasaderi na furniture zo mu nzu, nanjye ngaragaza ibyo nkeneye kugira ngo bazamfashe kwimuka mva muri ambassade, kuko nibwo nanimo nari ntuye njya gutura aho ngaho. Iyo nzu yari yarabonetse mbega, ariko yari itarajyamwo furniture, itari yajyamwo amazi, ibintu nk'ibyo. Ubwo rero tujya muri iyo nama, arabishima, atangira kuvuga yuko bari dukwiriye guhaguruka tukajya gushaka, tugatangira kwitegura kwimuka mu cyumweru gitaha. Numva nanjye ndabishimye koko, ndavuga n'ubwo ngubwo muri iyo weekend igiye kuza tuzajya kugura furniture, intebe n'ibitanda byose twimuke. Inama irarangira turataha, ibiro birafungwa. Bukeye mu gitondo mbyuka nk'uko nari nsanzwe nkora imirimo yanjye ya mu gitondo, kwari ukujyana abana ku ishuri, kugaburira abana, noneho nkabajyana ku ishuri, nabageza ku ishuri nanjye nkagaruka nkajya mu biro. Sinongeraga gusubira hejuru aho nari ntuye mu ntuze, naviraga hejuru rimwe, kuko ibyo mu rugo urumva ntabwo wakomeza gukora ibyo mu rugo kandi munsi bari kuhakorera. Naviraga rimwe kaza mva ku ishuri ry'abana hitira mu biro byanjye. Ngarutse rero nagiye gufungura ibiro, mbanza kwibwira yuko nafashe imfunguzo zitarizo. Mperayo ndi gufungura nsanga ntibikunda. Ndabikuma nibaza ise byangendekeye gute. Mbanza no kwibwira yuko nibeshye ibiro, nsanga n'ibiro byanjye. Abantu bose barimo bandeba ariko bifashe ku munwa batazi uko biri buze kuza kugenda. Umusekreteri wanjye rero aza kuza kunyibira akajambaza nk'ugiye kwituma, arambwira ntabwo wamenye yuko ambasaderi yahinduye serire. Okay. Nuko noneho warakomeza ajya muri toilette, hanyuma ndagenda noneho njya kubaza umusekreteri mukuru wa ambassade, ndamubaza ntese ko ndi gufungura nkabona inzugi zanjye urufunguzo zidafungura bite. Ati ambasaderi yahinduye serire, yavuze ko umutegerereza ahangaha hanyuma akaza kuguha imfunguzo. Okay, nta kibazo. Nicara nk'abandi bashyitsi ba ambassade aho ngaho muri salo, bakiriragamwe abashyitsi, ntegereza ambasaderi kwaza ngo ampe imfunguzo. Ariko icyo gihe numvaga rwose nta nkabane, buriya arimo arashaka kugira ngo abanze asake, kuko nakoranye na leta ya kera, arebe ko nta bintu nkorana n'izo ntera hamwe bagiye kunyoherezamo kujya kuvangura, atagira ngo hari amabanga. Nuko ntabwo nabifashemo ko ari serious. Aho nyine navuze ntuko ni se normal, niba bagiye kunyohereza mu ntera hamwe agomba gusaka akareba niba ntakorana nazo. So ntacyo nishinjaga rero, navuga no mu burenganzira bwe, nabyo namuhaye uburenganzira mu by'ukuri, navuga no ibyo ntegeka nemereye. Nuko urumva ko rero icya mbere cyo kunyohereza mu kazi bagombaga kunkura mu biro, kandi bakamenya ko nta kintu cyo mu biro njyanye. Ubwo ndategereza rero ndamubura, urwenya turureke kugeza igihe cyo kujya gucyura abana. Nongera kuva aho ngiye kuzana abana mbavana ku ishuri mbagarura kuri ambassade. Ubwo n'abana bane, uwa 16, 14, 12 n'umunani. Ubwo rero nibwo nkoze ku rugi rwa ambassade cyangwa harafunze rw'inyuma, nkomanze banga kumfungurira, habura numva biranyobeye noneho.
ese ko akazi batarakamba ibigenze gute? Okay, ngira abana nti nimwicara aha ngaho ku muryango hamwe nanjye, ntiburiya nihagira umuntu kuza muri ambassade gufata bajyaga baza gufata za visa kugira icyo bashaka aho ngaho, kwinjirana nawe nta kibazo, tumenye neza ikibazo. Twicara ku muryango nyine nk'abantu batagira aho bicara. Mu kamwanya hari umuntu waje kwinjiramo, ntabwo ntimuze tugende tuve mu kasozi tumwinjirana namwe. Muze wari yatashe ashaka kunsunika, nuko we ashaka kunsunika, ndavuga nti mwinjire. Tusa naho turwaniye ku muryango, ariko abana nawe urabona umwana wa 16 yari ikigabo, nawe baramfasha bati bite uwo burumva babona bya bintu nyine by'abana b'abasore uratuza kwinjira iwacu. Ari tutarabona ko bikomeye, so turamusunika twinjiramo ku ngufu gutya. Twinjiyemo ku ngufu rero amatelefone aracicikana, tugiye kubona ubwo nyine twicaranye aho muri salo, nawe ko twicaraho tugategeza ambassade. Ubwo amatelefone aracicikana, aho tugiye tubona abasirikare abapolisi bo muri departement ya leta babiri baraza barinjira. Ubwo babaza umusekreteri ahita aberekana, abereka aho nyine twari twicaye, twari turi aho imbere yaho. Noneho barambwira bati mama, baduhamagaje batubwira yuko wateye ambassade, ukaba uri gutera akaduruvayo hano wowe n'umuryango wawe. Rero turi hano kugira ngo tugusabe ku neza uhaguruke ugende uve hano, ureke abakozi bakore. Sinabiyumva neza, ntabwo mbyumvise neza. Bati turagusubiriramo ko badusabye kugukura ahangaha kuri gutera akaduruvayo n'umutekano mukeya, ukabuza abakozi gukora, ukava ahangaha ku bushake bwawe, cyangwa se yaba bikunaniye kwaba ku bushake bwawe tukagufunga tukagutwara mu mapingu ku ngufu. Ntabwo numva ko nsobanukiwe neza ikirego mu kuntu nateye akaduruvayo ahangaha. Ubwo mfata mu isakoshi yanjye nari mfite, nkuramo carte diplomatique ndayibaha, ntimushobora kuba mwibeshye. Nabo barikanga, ntabwo nzi uko bari bababwiye uwo ndiwe. Bavugiye kuri bya byuma byabo bavugana nabo muri departement ya leta, bavuga ati yewe tuwa muntu ndabona ari umukozi wabo. Ntabwo ndabyumva bamusubiza, iyo basubiza urabyumva ngo ntabwo twabatumye kureba uri umukozi n'utari umukozi, twagusabye ko mugenda mugakurikira amategeko ya ambasaderi, instruction za ambasaderi. Mama tugusubiriremo, baduhamagaye batubwira ko ateye akaduruvayo ahangaha, abatera we n'umuryango wawe, badusaba ko tukura ahangaha ku neza cyangwa se ku ngufu. Urahita mwiki? Niba ari uko bimeze, ntabwo nshobora kuva hano, ni mu gihugu cyanjye, ni naho ntuye, sinahava ntafite ahandi nerekera. Ubwo ngubwo uretse imbaraga za leta, numva nta kintu cyahankura kuko nta handi mfite njye. Okay, turagusubiriramo, niba ariyo choice yawe nibyo dukora. Bakira ko aho ibintu biri nta hantu mfite handi mfite kujya. Iki ni igihugu cyanjye, ni naho nari ntuye, ni naho nakoraga, ntabwo rero nahikura ntafite ahandi. Ubwo rero nibwo bampambiriye amapingu, n'abana babiri bakuru wa 16 na 14 babahambira amapingu nabo mu mugongo.
abatoya babiri n'ubu batahambiriye baratwesukota n'uwa 14 bombi babambika amapingu hamwe nanjye batwambika amapingu baradusohora rero badusohoye mbega ambassade iri kuri New Hampshire 1714 New Hampshire niho iri ubwo batuvanye kuri ambassade n'amapingu tumanuka escalier tugera ku muhanda wa New Hampshire tumaze gukandagira kuri New Hampshire aho imodoka zabo zari ziri badukuramo amapingu baratubwira bati mubujijwe kwinjira hariya anymore muzongere kugaruka ahangaha ntabwo babashaka ubwo mufite uburenganzira bwo kujya aho mushaka hose ntuse ko mutuvanye mu nzu mukadushyira ku muhanda muragira ngo tujye hehe bampa akanimero de telefone ati nugira ikibazo ubaza uhamagara sekretari ya leta kuri iyi nimero de telefone runaka nibo bakubwira uko bimeze twebwe twakoze umurimo badusabye gukora n'ubu barivuka baragenda badusigaho ku muhanda ubwo urumva uko twagahagurutse mu nzu mu gitondo njyana abana ku ishuri kwakunda umuntu asiga imyenda yanduye muri dushe amasahani atogeje muri sinke mbega urabizi nawe iyo umuntu abyuka kubana ajya ku kazi n'abana ibitabo by'abanyeshuri ntabwo utekereza kugira ikintu ukora kuko amasaha bari gucika uko niko twasize inzu twari dutuyemo imeze kuva icyo gihe kugera n'uno munsi ntawe urongera kuhasubira na n'ubu ubwo rero mu gitondo nge nubwo muri ako kanya nabwiye abana ntimaze rero two kwiha amenyo hano mu by'ukuri nari nkibaha dawute ko nta bugizi bwa nabi bamfite ahubwo barankeka niko kandi nkumva ko ari legitime ko bari kunkeka ko mbere y'uko banyohereza kujya kuvangura interahamwe n'abaturage bagomba kumenya niba nta relationship nari mfitanye nabo numvaga ari normal so muze tugende njye gushaka aho ducumbika muri hoteli ibintu ni bagomba gusaka inzu bakamenya uko ibintu bikorwa bagomba gusaka office yanjye bagasaka naho twari dutuye numvaga rwose niyo mude nari ndimo noneho bamara kuhasaka nta kintu nishinjaga nta mubano nigeze ngira n'interahamwe rwose so numvaga yuko bari busange ntacyo bakagombye kwihishisha noneho ubwo bakansubiza muri right zanjye zo kujya mu biro na right zanjye n'umuryango wanjye wo kujya mu nzu rero twagiye gukodesha hoteli numvaga ko byanze bikunze nta kibazo kizaboneka ubwo byari kwa gatanu malheureusement ko ku wa gatandatu no ku cyumweru za ambassade ntizikora ndetse na sekretari ya leta ntikora ndetse cyari n'igihe ndabyibuka kwa kundi mu kwa gatanu bagira memorial day hari kuri memorial day noneho kuwa mbere nabwo batazafungura so ubwo rero yari iminsi 3 kuwa gatandatu ku cyumweru no kuwa mbere niho nari nabukinze kugira ngo kuwa kabiri numvaga ko bafite igihe gihagije azaba bamaze kunsaka akamenya ko nta kintu bakagombye kunyikekaho niyo mpamvu ntashakuje nkiri aho ngaho ubwo kuwa kabiri rero nibwo hageze abana mbajyana ku ishuri nk'uko bisanzwe mvanye abana ku ishuri ngaruka kuramba sinumva ko bari buze kunkingurira akansubiza mu biro ntawe umbonye ntawe unyumvise
ubwo narahageze wa wundi nakubwiye twarwaniye ku muryango yitwa Eugene ndamwibutse yitwa Eugene ubwo mwibutse agiye kumpereza ubwo narakomanze nkomanze aza kunkingurira ya Eugene hari n'akazi na Kinjo bajya bwabamwe Kinjo ntaza kunkingurira akingura gatoya akenye gatoya kanyuramo envelope yari afite mu ntoki envelope gusa nkuru uyu muryango ati akira ambassade yavuze ko ambasaderi yavuze yuko ugenda ukasoma ibaruwa ibirimo ukaba ari byukurikiza ko ibaruwa ndayakira arongera ahita kubitaho neza umuryango ararumye maze kwisoma iyo baruwa yarimo ibyaha bigera kuri 5 bavuga ko nasahuye umutungo wa ambassade bavuga ko nakoranye inama zo guhungabanya umutekano w'igihugu hamwe n'abantu barwanya igihugu hano muri Amerika no hanze bavuga ko nasuzuguye ambasaderi bavuga yuko nitwara nabi byose ari ibintu bine bibangamiye umurimo w'umudiplomate iyo arwana irahari abazashaka nayo nayibereka y'umurimo w'umudiplomate w'igihugu rero mu gihe hagikorwa iperereza nkaba nsabwe tazegera no kugaruka kuri ambassade ibaruwa nyisomye numva inteye ubwoba ngerageza guhamagara ambasaderi ngo mubaze wapi ndamubura wigeze yongera gufata telefone yanjye bukeye ubwo nako mbere nkibana kubona iyo wari wanahamagaye departement ya leta ko nta bapolisi babo bamvanyemo mpamagaye ya nimero bari barampaye barangye bati twebwe ntabwo twivanga mu micungire y'igihugu niba ufite ikibazo no guhamagara ambasaderi wawe ubwo mpera mu kirere ntacyo bamariye na ambasaderi ntigeze afata telefone ngo tuvugane iryo perereza ryigeze rirangira se ntaryabayeho kugera n'uno munsi ndacyategereje ko bambwira ikiperereza ryagezeho ubwo uwo mwambasaderi Rudasingwa Azat niba yararangije iperereza cyangwa se ambasaderi uhari ubu ngubu mukantabana bazatubwire ko iryo perereza ryarangiye mu by'ukuri nanjye icyo ni ikintu intera hamwe n'abaturage aho ngaho niho nagira ngo wenda iki kiganiro tuba gitumbitseho kuba urumva ntibyahagarariye aho haje kuzamo n'andi manyanga nyine ubwo bashaka kubinyonga ko bitabayeho bavuga ngo ahubwo babaye igabanywa ry'abakozi bakaba bashaka ko ngomba kujya gusubira mu gihugu ndabivuga nti niba ari uko bimeze noneho ariko icyo ni cyari ifabrikano n'ibipapuro by'ifabrikano bakoze ko byari bitangiye gukururukana mwuka mubi no muri departement ya leta babona batumva ko umuntu amwirukana gutyo ko narindi ku gasozi nagiye kujya gusaba ibiryo byo gutunga abana hamwe n'abahomurese bose ku muhanda hariya muri Washington DC ntabwo byihishwe urumva ntaho nari mfite mba twajyaga tujya kuvoma amazi kuri Safeway yo gukaraba n'imidobo twatoraguye hanze kandi umwana w'imyaka 8 umwana umutoya yari afite imyaka 8 abana 4 undi 12 14 na 16 nibyo noneho reka iki kiganiro wenda duse nk'abasoza ariko dusozereze ari ibyo bintu byose wabayemo ibyo wagiye ubona ibyo wabonye mu ntera hamwe
turabizi ko nyuma y'iyo nama deja mwagiyemo iryo jonjora ry'interahamwe n'abaturage basanzwe ritabaye, ahubwo baragiye batera izo nkambi. Donc habaye ubwicanyi bwinshi cyane, ari ubwo bwakozwe n'interahamwe, ari n'ubwakozwe n'inkotanyi.